nigeze mbwira umuntu umwe muri aba bantu nyine baduseka ko tutuzuye kubera ko dusenga ko turi mburamukoro. Mu bintu byatumye njya kwiga nagira ngo atazagira umuntu nyitijije. Naravuze ngo nzasenga paka ninde mpfa abonye ikivamo. Nayo ndebye nsanga aba bantu bavuye mu mashuri bafite amadiplome bazavuga ati ni injiji zisenga, batwita injiji. Noneho banabimbwira bati niba utari yo wagiye kwiga kwandi mbitajya kwiga. Ndavuga nti ntawe nagiye kwiga ngira ngo bamba akazi, ntawe nagiye gusaba akazi, sinize nshaka akazi. Nagiye ngo nige nanasengeye nuzura umwuka wera w'umunyamasengesho wagiye kwiga. Akombwira Imana ngo ndashaka kuziga ahantu heza habaho kugira ngo noneho wundi najya kunduka mubwire nti wize himabaze ni wowe wize hehe mubaza aho yize. Nuko nagiye kwiga segonderi muri diplome ya leta, nangije muri kaminuza y'u Rwanda ndarangiza. Mbwira Imana nashaka kwiga mu mahanga, muzi ko mvuye mu Bubiligi ntimubize karaho nize. Untutse rero wanyitijiji kuko impapuro ufite ndazifite. Kandi umbwiye ngo wagenze kure na wazana passport yawe nkazana izange eshatu zuzuye nkakubaza aho wagiye. Umwise umuturage byakugora ko nakubaza aho umupaka warenze. Ntabwo ro gusenga ari iby'abaswa n'injiji nabuze ukuntu babigenza. Mbwira Imana ikindi cya kabiri nti Imana ndashaka amafaranga menshi. Abyumvise amakeya amake ndayafite, amake abantu bayafite. Nayo Imana ndashaka amafaranga menshi. Ntabwo nshaka yanjye, nshaka amafaranga yo gufasha abantu, yo guha abantu gusa. Kayimo umuntu amafaranga gusa ngayamuha nkamufasha. None wajya kunyita umuswa n'injiji agoreka abantu nafashije, abo nigishije, abo nariye minervare, abo nishyuriye inzu, abo nahaye igishoro. Nkakubaza ngo uhera hehe unyita umuntu wabuze uko abigenza. Ngoreka abandi babayeho kuko nanjye ndiho, kandi Yesu yarabikoze. Amen. Hari abantu nzi Imana agiye ituma mbagiriraho umugisha, kabona ubuzima bwabo burahindutse, nabagiriye inama nabafashije uko nshoboye. Imbwira Imana icya gatatu nti gusenga nzabikora. Ariko mu itorero ryacu abantu bazi ko abapasiteri badasenga. Nanjye nakuze ariko bavuga ko na mupasiteri usenga bafite akazi kenshi, afite inama. Mbwira Imana nti Mana uko uzajya unzamura mu ntera nzajya nzongera amasengesho. Ubu ntabwo ndasenga rero. Uko uzajya unzamura nzajya nsenga. Hagiye abantu gutega iminsi, afite akazi kenshi, ari kumwe n'abayobozi, ari muri biro, umuzi inama mvuyemo uza abantu barayiciyemo bakomeye. Ariko kandi iyo wasenze usanga hoteli nziza, ibiryo bidasanzwe, ukabona ibintu utajyaga ubona, anniversaire zihoraho, amafeta ahoraho, bitaje mu yindi minsi. Nkabibwira ngo wapi mwabuze kuza kare, mujye muza ariko ndari mu masengesho. Ndashaka kubwira ko gusenga birashoboka. Gusenga ugenda, gusenga ukora, gusenga wiga, birashoboka. Ikingenzi umenya uko umubiri wawe ugenza. Umubiri, hari umuntu wishe umubiri wiwe. Ndashaka kubwira ko ntago Imana dusubiza kuko twishe umubiri. No kuvuga ngo ntago Imana dusubiza abanyamasengesho kuko bapfuye, kuko bashonje. Imana iramutse ariko iteye yabifite ikibazo nayo. Reba nk'umwana wawe agiye ajya kugusamira rivara akabanza kumara 7. Urumva waba uri umubyeyi mwiza. Ibintu byinshi Imana dukorera ibidukorera twariye. Amasengesho menshi Imana yasubije y'abantu nayo basenze bikinira barabyumva, witera urwenya ngo Mana ngo ngiriye gutyo. Mwese hafi ya mwese Imana mu masengesho mwavuze mwikinira, mutabifatiye umwanya, mutajye mu butayo. Imana yari yasubije. Muzi impamvu Imana ibikora? Nuko Imana ari umubyeyi. Mwabyumvise? Ifite umutima wa kibyeyi. Ntiyazarindira ko muzakora amasengesho mu kwa mbere nibone kubarinda. Ahubwo ibi ngibi tuba twakoze nuko tugomba gusenga y'uburyo bungahe bwose. Naya nayabamo, aya nayo dusenga nayo aba mu masengesho yemewe. Yesu yarayasenze, Aburahamu yarayasenze, Mose yarayasenze, n'abandi barayasenze. Hari igihe biba ngombwa ko twigomwa byinshi tukajya imbere y'Imana. Amen. Imana ni nziza birenze uko umuntu yababwira.
ariko dukwiye kuyisenga. Hari ishimwe mfite mbere yuko dukomeza mu buzima bwanjye. Hari mu byemezo bimwe binyobora ubuzima bwanjye, biyobora ukombaho. Ngiye mfite amaprincipe ni amahame ngenderaho. Mu mahame menshi ngira ayobora ubuzima bwanjye kuva atuma mbaho nyine ukundi, nuko ntajya ncika intege. Ikintu niyo cyakwanga ndongera. Nshobora gukora ikintu inshuro 10 cyanga ngasubirayo, kandi sinigwa mvuga ngo Imana yabyanze oya subirayo. Mu gitondo na mu minsi yashize nge ntago ngira perimi yo gutwara imodoka, ntago nyigira, nta perimi yo gutwara imodoka, kandi nigeze ngira ishuri ryigisha ibyo gutwara. Mfite moto zikora ako kazi, mbo ntunga perimi y'agateganyo irarayinyiba iranarangira, ariko ndavuga ngo ntacyo bimbwiye, nzakomeza gukora. No nkajya gukora, urumva nakoze rimwe ndatsindwa, koze bwa kabiri ndatsinda, irashira. Umva ni muri 2010, shite imyaka hafi 13 cyangwa 2. Iyo myaka yose 12 kanjya gukora nkajya ntsindwa, nkabona 6, nkabona 8, nkabona 9. Abana bakambaza none se ubu, ariko bigaterwa nuko nta mwanya wo kwiga mafite, ngo nicare njye mu ishuri nige. Narakoze cyo gihe, nakoze bwa mbere ndatsindwa, bwa kabiri ndatsinda, irangira ntakoreye ya burundu, ndogera ndatangira nkayamara 6, nkabona 8, nkabona 9. Noneho nkabwira abana nti mwego munyandikishe gusa. Hari umwana wanjye wagowe nti wewe unyandikisha gusa, nge unyandikisha inshuro zose zo mu mwaka. Ntsindwa ngasubirayo, bati ubwo wumva nta kibazo. Nababwiye nti ngewe niyo natsindwa inshuro 1000 ntacyo bimbwiye, nge ntacyo babimbwiye, pfa gusubirayo. Ejo bundi rero ndongera ndiyandikisha muri uyu mwaka. Maze kwiyandikisha bihurana nuko nagomba gukora icyo kizamini kuba kugikora none kuwa mbere, ariko nkaba nataye rinete sinzi no zijugunye. Kandi kugira ngo muri izindi nuko ngenda kwa muganga bakampima bakampa izindi. Satani amaze kumenya ko nzakora ikizamini uyu munsi, sinzaho nagiye ziherayo, nshakira ahantu hose ndaheba, kandi ikizamini ngomba kugikora none. Ubwo ngiye kongera gutsindwa, mwabyumvise inshuro sinzi umubare, sinshobora kumenya umubare nkoze, ntago nzi umubare nkoze. Abana banyekeka nawe bazambarira, barebye iminsi nagiye nishyura niho nzamenye inshuro. Uyu munsi njya gukora rero, urumva nari mfite inama na meya ahantu ngomba no kujya gukora, ariko nkaba ntagira rinete kandi mbasha gusoma. Sinsoma, ngezeyo aho nkorera ndicara, reba ubundi ndaza kureba gute. Icyambere hari ibyo bita password za code, sinshobora kuzisoma. Code nazo sinshobora kuzisoma. Mbwira uwo muntu rero aho twakoreraga nyandikira code, reba sinashobora kwandika code kuko simbasha gusoma, ndafite indorerwamo. Ntaga izi ngingize arizo nizo gusoma, nzambarira gusoma, ntago zikeneye mu nzira. Soma ibintu biri kure, sinsome biri hafi. Mbwira umupolisi ntishyiramo code. Wabaye iki? Gusoma ntago mbasha gusoma. Rinete nazo sinzi aho nazishyize. Ati gusa kuri kizamute ndagikora, tukundi mu masengesho ndagikora. Sawa, ashyiramo code kuko sinabasha kuzisoma. Kugira ngo njye gusoma rero nkagira kuki nkigiriza, kandi bambaye iminota 20, bambwiye ati 20 urangije, bakubise kugira ngo nzasome mve hano mva hansoma ngere hano ngakanura amaso kugira ngo mbashe kureba ibyo bambajije. None nasoma gasanga barambwira ngo iminota igiye kurangira ngo asigaye 6, ngikukuza ngenda nkuru. Ariko icyo mbasha kwabwira, ngiye sinyacika intege. Nabwiye n'abana banjye tukayicika intege, yusubirayo ongera ugende. Cyo shima Imana rero, Yesu ashimwe. Satani yatsinzwe kuko nubwo byagenze gutyo ndafite rinete ntanabona, ndavuga 15 kuri 20 nayabonye rwose, nayabonye, natsinze noneho. Nyuma y'inshuro ntazi nukuramwe inshuro nyinshi, ujye ukomeza usame n'izindi. Hari indi zafata, hari indi zemera. Ntucuza ugahomba uzongera usubireyo. Ntukarekeraho.
nubona umwana we yabonye makeya ntukamutuke, yumubwira utongera usubire mbwe rusibiri. Hari igihe twicara byanze ukarekeraho, jya ukomeza ugende. Amen. Babwiye ko ntazi inshuro bambazaga ati nkazingaho ukoze, ntago nzizi, ariko icyo nzi cyo ni nyinshi. Ariko inshaka gushima Imana nuko ngo ntafite indorerwamo, nagerageje ndareba ngiye kubona mbona ndabikoze, ndabitsinze. Amen. Yari ishimwe rero nari mfite mbabwira ngo nta mpamvu yo gucika intege, ujye ukomeza ugerageze. Madamu wanjye arabizi, njyaga nubaka inzu bakazisenya, kubaka inzu bakayisenya, bakayisenyeraho n'urugi, bakayikubita turaze kagwa. Nkamubwira nti niyo kubona amafaranga nzongera nyegure, nazabone nkongera nkayubaka, no bakongera bakayisenya. Nzayubaka kugeza igihe abasenya aribo bazarambirwa mpaka. Abasenya bazagira igihe barekera aho ngaho. Namise ntago bizi, akayanseka ati se nayo washyizeho mbere nta kubabaje, nti nyine nzongera nzashaka ndi nongere shyireho. Zabaga ari zanzu za kera zinkarakara, kandi nyine nta byangombwa ufite byo kubaka, ukabyubaka rero tubavuganye na bakaza bakabihinga. Hari undi waje noneho arasanga ndi kubyubaka, arambwira ati nta n'isoni uruha ku muhanda. Nabwe none isoni si sambu yanjye, si mukwanjye, si sambu yanjye, nindi ndi kubakamo. Bambwe ngo ukora akazi ki, ntukabaza abantu baraha barakazi. Uyu mugabo banza afite ngo kwajya ngo urasenga, ntidasenga nyine. Namize ntago wabonye ko byuzuye se, nzakamwita ishumba yaransoye nzakamwita. Narabyubatse ndabyubaka biruzura. Aho nari ntuye i Kigali narubatse nubaka amazu menshi misamu nari mfite, kandi nyubaka gutyo nyine. Kandi nta ruswa nzabaha, ntayo. Zajya nubaka ubisenye, nongere mbyegure ubisenye, kugeza igihe uzarambirwa ubireke. Ntako ntayo nzaguha. Ndaguha se ni cyangwa umpaye, ndaguha se nyaguhera iki, ndaguhera iki. Ngenda yubaka ubisenye, akaza gasenya kongera nkegura gasenya paka. Akujye kubona mbona bararambiwe barandika. Yesu nashimwe. Ntimuzacike intege. Nimuba muri amasengesho ibintu byawe byaranze, mugene mongere mugerageze. Sibyo? Uzongera ugerageze. Uza ahantu nabo nasomye Bibiliya, Zaburi ya mbere ravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Ni Zaburi ya mbere, ntiyicarane n'iki n'abakobanya, ntagere mu nzira z'abanyabyaha. Ngo amateka y'Uwiteka niwe yishimira ku manywa n'iki na nijoro. Ngo wazahora n'igiti cyatewe hafi y'amazi. Nino bakavuga ngo hepfo ngo icyo azakora cyose. Hari n'ahandi havuga ngo nzaguhumugisha kucyo ugerageza gukora. Ubyumve neza, nzaguhumugisha kucyo ugerageza gukora. No kuvuga ngo hari igicuruzi ntoryiza ikanga, uhita uvuga ngo Imana yabyanze uyakata mu nyanya, kugeza iyo uzahora n'ikintu cyawe. Nzaguhumugisha kucyo ugerageza gukora cyose. Kucyo ugerageza gukora cyose. Nize mu wa gatatu inshuro 3. Mu wa gatatu nize inshuro 3. Mu wa kane mpiga 2. Mu wa gatanu 2. Mu wa gatandatu 2. Uzi ku imyaka ingana. N'isomo rya nsinda narisubiramo, nakwenda ngasubiramo nyangatangira. Ntabwo njya nabibara, sinya nshika intege. Naravuze ngo niba nsimbiye nzongera nsibire, nzongera nkore. Ubwo rero arimo nshima Imana ko Imana yabanye nanjye muri ikizamini nari mfite, mbona kirangiye neza, kandi n'ibindi biri imbere nabyo Imana irabizi. Amagambo rero abiri nshaka ko tuganiraho muri uyu mwanya. Babwiye ko kuwa gatatu nyuma saa 6 nzajya Ngoma n'amasaha 8. Aho nzagenda amasaha 8. Nimva yonge mu Mutara, niba mu Mutara ubwo ni kuwa gatatu nzarara Ingoma iyo ngiyo nyine hafi ya za Rusumiyo. Hanyuma kuwa kane ndare mu Mutara Nyagatare. Kuwa gatanu nyuma saa 6 nze muri veye cya gitaramo cyacu tuzakora murakizi. Niho nzagaruka mu masengesho tuyasoza kuwa gatanu. Gusa ejo nabatumiriye umwigisha, sinzi ko mufite abashyitsi. Mufite abashyitsi benshi? Ntawo muramufite? Hari umushyitsi uzaza ejo natumiye wakure cyane, waho ngaho nzajya nawe tuzasubira nayo. Azaza ejo arabyukaza ejo kuwa 2. Abo waraye i Kigali arabyukaza azagera no nka mu masaa 5. Tuzabana ku munsi w'ejo na nimugoroba no kuwa gatatu gice cy'umunsi. Kuwa kane hari abandi Imana izaduha, no kuwa gatanu hari abashyitsi bandi. Hari abantu benshi nikumva bashaka kuzaza gusenga, kandi byose ni byiza. Aya masengesho rero arimo za gift impano, harimo kado, hari ibintu Imana izakorera abantu byinshi, hari n'ibyo byaranze Imana izakingura.
amagambo mfite rero ni abiri nshaka tuganiraho. Ijambo rya mbere riravuga ngo uzajya ushima nubwo byaba bitaremera. Uzajya ushima nubwo byaba bitaremera. Kuko mwibuke ko iminsi 5 yarangiye tugira ibyo dusaba Imana, dutangiye n'iminsi 5 yo kubwira Imana ngo Mana katugushime. Ntatangiye nshima rero, ariko nashaka kubereka imbaraga ziri mu gushima nubwo Imana wawishimira ibintu itagukoreye. Ubundi aho kugira ngo ahubwira Imana ngo Mana mpa nkuko nubisaba bivuga, aho kugira ngo uyibwire guha umwana, wayibwira ko igitanga abana. Kuko ntububishye uti Imana uzibwiye uramutse uri ingumba utagize amahirwe yo kubyara, ukagenda muri Imana uti Imana je gushimira ko ari utanga urubyaro. Ubwo bivuze iki? Yumva imerewe ite? Ngewe nta mwana yampaye, kayigemere Imana ikintu kinzanye, ndagushimira ko utanga urubyaro. Ubwo mbanyibwiye ngo iki? Simanyicyuriye manyicyuriye. Niba nshonje ndagushima Mana yuko ugabura. Najya nkavuga nti ugaburira ibisiga bitabiba, bidasarura, bitagira ibigega, nyamurura bitunga. Imana atari kwimure kunko ankozeho. Imana ndagushima yuko wambika abantu, mfite nk'umwambaro umwe ndahindura, ntiwambikore urabyo go mu gasozi uzikunda busa neza. Imana ubikoza ahantu abyumvise. Iyo ushaka guhima Imana ntuyihuza, ntuyibwire igitakoze, uyibwira igishoboye kuko nibyo byinshi. Nyano hegeza hiravuga atari kuyu muntu kumwira ngashima Imana yuko ngaburira n'ibisiga byo mu kirere, kabimbwira ashonje. Iyo ushoboye gusenga iryo sengesho ntaga Imana yihangana kubera ko wibwisha ukuri. Amen. Abanyarubavu rero mutagire mwije gusenga Imana, muyibwire, mujye mureba ikintu itagukoreye uyibwire ko igishoboye. Ariko uzuzana n'ingero ni Imana ishoboye ibintu byose, n'ibyo itarashobora iwawe ujye uyishimira ko ibishoboye. Amen. Mwumva Imana atari nziza? Biguha umwuka wera. Iyo umuntu ashimye Imana ku bintu Imana ikora, ku mbaraga zayo, ku bubasha bwayo, ku gukomera kwayo, biguha umunezero. Naho yuganya ugituka uyivuma, uyibwira ko abandi bakuruta, abo muturanye, abo mungana, ubu buri guterekera, ubu buri kubandwa. Kubandwa ni ukuvuga ngo yuvuze ngo abo tungana reba ko bameze, abamanjirije ibiki, ubu buri guterekera no kubandwa. Ntabwo ibyo bibwira Imana. Imana ntabwo ibwira gutyo. Nta muntu ubwira umuyobozi gutyo. Reka Imana ni umuyobozi. Nta muntu ubwira umuyobozi ko mugaya. Uzasome n'abayobozi bo amakuru y'abayobozi bo kwisi. Nta muntu numwe ubwira umuyobozi ngo ntacyo mariye, ngo ntacyo umaze. Uramushima uti ndagushimira amazi mwaduhaye. Murumva umuyobozi bamuvuga nabi, bava ko ibyo babikesha we n'ubuzima rero tubukesha. Nankaswe Imana itiza abantu umwuka, mujye muyishimira nubwo byaba bitaremera. Iryo ni isomo rimwe turi bwige. Isomo rya kabiri ni isomo rivuga uburyo Imana ari umubyeyi udutekerezaho. Cyo baravuga ngo umuntu ugutekerezaho, ukumenyera ubuzima, ukwitaho, bamwita provider. Provider ni umuntu uza kumenya ngo naba ku ishuri arasanga namwe ukamutekera. Burya abana bacu niko babaho. Burya umwana mama we ni provider na papa we ko bafite, kuko wava ku ishuri azi kwaza kurya, aho nyina bikura ntiyamureba. Umwana niko abaho. Ibaze nk'ubusanza akana kabe gato ku mwaka umwe cyangwa ibiri, umwe n'igice, karimo karira nijoro kice ku gitanda kari kurira, kaza uti urarizwa n'iki? Ndi kwibaza niba ejo nzarya. Umwana w'imyaka umwe n'igice yarayariye, nta na rimwe araburara, noneho ugasanga ari kurira yibaza ejo niba azarya. Ntiwajya kumuvuza, avuga umwana abadayimoni bamufashe akarira, ndi kwibaza niba ejo nzarya. Avuga uti umujyane umwana kwa muganga. Kubera iki? Ikibazo yibaza ntikimureba. Tigira gute? Ntikimureba. Kireba nde? Papa we, mama we. Imana rero ibona muganya kandi mumaze iminsi muriho, iravuga se barasaze, nibazima, bararwaye. Wowe maze iminsi uriho, imyaka yose ubayeho uriho, yibonye uganya, iravuga se urwaye mu mutwe, urwaye hehe? Nawe uzafata akana k'umwaka katangiye kuvuga, nujye kure busangiye kari kurizwa nuko katazi niba kaza kurya, ntikaraburara n'umunsi n'umwe kugira ngo karwaye. Mwabanyamashusho birubavu rero,
ubwo tubana n'Imana cyane, mwe kumenya n'imico y'Imana n'ingeso z'Imana mukaba ibyikunda. Turaza kureba rero uburyo ki Imana ari provider, ari indeberera. Imana irandeberera ikamenya njyewe sinigeze ntekereza ko nzaza Rubavu, sinigeze na rimwe mbitekereza ko tuzabona mu masengesho, ariko provider wanjye, umuremyi wanjye akakureberera, akamenya ibiguteye ubwoba. Uzi ko Zaburi ya 23 ivuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye. Mwarabisomye ukuntu ivuga? Kasome iyo Zaburi. Zaburi 23 reka nyisome. Wumvuye iyi Zaburi ukuntu ivuga ni y'umugabo witwa Dawidi. Muzambabarire mubone umwanya muyitekerezeho muyisengere. Uyu mugabo yaravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Uzi umwanzuro oya kuba we none se mwese ntitubyemera ko turi we. Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Uzi ukuntu yavuze? Kubera izo mpamvu si nzakena. Bakubise ako kantu. Uwiteka niwe mwungeri wanjye, kubera izo mpamvu mu bakene sinzabamo. Mu cyiciro cy'abakene ntago muzahansanga. Kubera iki? Uwiteka niwe mwungeri wanjye. Icyongereza cyitwa good news cyo kiravuga ngo I have what I need, ngo mfite icyo nari nkeneye. Ntago bavuga ngo sinzakena, haravuga ngo I have what I need. Ubwo Uwiteka ari umwungeri wanjye, mfite icyo nari nkeneye. Ubone ko babihindura, ariko hano baravuze ngo Uwiteka niwe mwungeri wanjye, sinzigera na rimwe nkena. Undi aravuga umuririmbyi aramwunganira avuga ati tugufite twifuza iki? Undi murenge. Amen. Noneho rero aravuga ngo andyamisha. Ndashaka kuvuga provider, umuntu ugutekerereza, umuntu ukurebera. Ntapfa kuryamisha ahantu hose. Andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Ubwo nibyo yamubonanye haba atari ku mwungeri wanjye, yagiye kundyamisha. Mwabona ahantu hari utujaride, ubusitani, ibyo arimo avuga. Namwe iyo mugeze ahantu hari utwatsi twiza dusukuye umva wahicara. Hari utwatsi bitaga atari umucaca, utwatsi tutari pasiparumu twiza, ugasanga ni twiza tumeze nk'umusatsi icyatsi kibisi, sizo ukuntu batwita. Ni mwene aho rero yarakuburaga Uwiteka akamukuburira, arangije agasanga ati ntama yanjye we iryamire hano. Aravuga ati sinzakena. Naho ndyama abanza kuhitegereza. Mwabyumvise? Uzi ko Uwiteka amenya naho muryamye? Muzi ko atajya sinzira ararareba? Wowe karyama akonyura agatama ke. Amen. Ndagatama ka Yesu ndanezerewe. Ngiye nikigera Uwiteka ari umwungeri wanjye sinzakena. Uyu umuntu uvuze aya magambo Uwiteka ari umwami, ni umwami. Umwami nawe yumvaga akeneye Imana. Ubu bukene avuga ntabwo ari ubukene buri materiel, ubukene bw'ibintu bifatika. Yarimo avuga ngo umutima wanjye ntabwo uziheba. Nicyo ashatse kuvuga, ntabwo umutima wanjye uzigera wiheba kuko mfite uko mbigenza. Arongera aravuga hepfo ngo anjyana iruhande rw'amazi agira gute? Adasuma. Amazi asuma se murayazi? Ntabwo muyazi. Mwabonye amazi asuma? Mwabonye se kinataba cyane robine mwita kwa asuma? Mwabona amazi asuma? Hari amazi asuma ku buryo muhagararanye utamwumva. Intama rero zitinya amazi asuma. Zazikeneye amazi ari paisible, biva ku ijambo amahoro. Amazi, intama ntizira zinywa amazi igira gutya. Intama ntabwo zinywa amazi yibirindura, zinywa amazi atuje. Iyo intama ibonye amazi agize gutya yibirandura ziriruka. Kubera rero Uwiteka azi imiterere y'intama. Uzi ko Uwiteka kuze azi ibintu biguteye ubwoba. Mwe mubizi? Ubu mwese ntago mugira ubwoba bungana. Ntago mwese mugira ubwoba bugira bute bungana. Ngiye nkanjye murabizi rigenda babwiye nkigera hano. Ngiye byari n'umujya muvuga uzi ko bitamfata ngiye murabizi. Ntago mubizi se? Ntago bifataho ndi mubizi ko ngiye bidafata. Ntibikora, twabishyira mu nzira, twabintega, reka ngiye byararangiye nta bimbaho. Ariko rimwe abandi babitinya, bicara hano bakimuka, atuyera bigira ati mukujya hano, tujya hano. Abo nabimanira bazi nabo barahari bamize batyo. Ariko ngo anjyana hafi y'amazi adasuma. Imana izi kiguteye ubwoba. Izi n'ukundi kumara ubwoba.
Imana imara ubwoba ku rwego rw'ubwoba mufite. Ntabwo mwese munganya ubwoba. Niba atera ubwoba ntabwo bingana. Muzarebe bifite akana gato gafite mu kuboko, ugahura n'itungo ritaryana, gahita kizingira kuri mama iyi ihene irandya. Ihene ikiryana se? Ntabwo uriya mwana uzi kumubwira, ntumubwira ngo ngumva uko wigira, uravuga ati humura ntikurya. Ariko ku mwana abona ihene iza kwira gute kumurya. Ariko iri mukuru ubizi ko ihene itaryana. Mwabyumvise? Wenda watinya imbwa da, ugatinya n'inzoka. Hakose n'ihene nayo. Ihene irakurya, ihene irakurya. N'intama irakurya, ariko umwana muto atinya n'ihene, atinya n'iki. Yavuze rero ngo ageze hano aravuga ngo anjyana iruhande rw'amazi asuma, akantu nakunze, asubiza intege mu bugingo bwanjye. Intege murazumva? Ayongera iki? Imbaraga. Hari indirimbo nkunda ariko sinyanyiririmba. Sinabona umwanya wo kwiririmba ariko ndayikunda. Yaga nyine kera ivuga ngo nyoborwa mu nzira yose n'ukuboko kumukiza, iyo mbonye ineza agira ntabwo mba ngishidikanya, ndetse ngira umunezero n'amahoro asendereye, angirira ubuntu bwinshi butagira uko bungana, angirira ubuntu bwinshi butagira uko bungana. Biterwa naho mwayiririmbiye, nyirarimbiye yituruka hirya ngiyo, ariko inyoborwa mu nzira yose n'ukuboko kumukiza, iyo mbonye neza agira ntago mba ngishidikanya. Nawe aravuze, uyu mwanditsi aravuze ngo anyobora, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Asubiza intege mu bugingo. Mujya mucika intege namwe nkanjye, kumva acitse intege, kumva wihebye, ariko iyo byagenze gutyo asubiza iki? Intege mu bugingo. Afite igipimo cyo kumenya iyo wacitse intege, agusubiza mu iki? Mu intege. Asubiza intege hehe? Mu bugingo. Nagiye mpura n'ibinshi intege, namwe kandi mwagiye muhura nabyo bikanca intege nkarambarara, najya kumva asubije intege hehe? Mu bugingo bwanjye. Mwabonye ko Eliya nawe yacitse intege amaze kuva ku musozi w'Imana ahajya ku musozi Karumeli, acika intege, ijwi riramubwira ngo byuka urye. Ndashaka kubwira ko iyi Mana tuje imbere, niyo ducitse intege atwongera imbaraga hehe? Mu bugingo. Imana isubiza intege mu bugingo. Muri amasengesho Imana ibongerera imbaraga. Haleluya! Imana ibongerera imbaraga. Dufite Imana isubiza intege mu bugingo. Na Yesu ubwe umwana w'Imana avuye gusenga i Getsemani, muzi ko byamugendekeye. Nawe yagiye gusenga i Getsemani, arangije gusenga abwira Imana ngo abona umusaraba, abonye inkoni, umusumari, amacandwe, ikamba, ibitutsi, abwira papa ati papa kino gikombe kindenze. Uzi ukuntu biri ivuga muri Luka ngo Imana yohereza marayika wayo amwongerera iki? Imbaraga. Imana dusubiza intege hehe? Mu bugingo. Hari ahandi yavuze rero ngo naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Naho nanyura hehe? Mu gikombe. Omba igikombe cy'iki? Cy'ubucucu cy'iki? Cy'urupfu. Ukabona mbese no gupfa kurimo, ukabona n'urupfu rurahari, kumva n'amajwi akubwira ko uzapfa. Nigeze njya gusura umumama umwe urwaye cyane, yitwa Kangarambe Claudette. Yari yarashatse, maze gushaka arwara indwara zitazwi, akana ke kajya mu bitaro kavuka kadashyitse. Umva mama Mr. arabyibuka, araremba kugeza ubwo ubona azapfa. Noneho nanjye njyayo. Ngezeyo rero ambwira ubuhanuzi bamuzaniye n'ubutumwa, wabona isanduku, ngo wabona n'indabyo. Iragishaka
ngo n'indabyo ngo n'amaserekeye. Avuga ndo bibonye ati wabibonye. Ndavuga rero abanyamasengesho begeza y'urupfu ngiye gusengera. Ngiye ubwira ndasenga. Maze gusenga ndavuga nti nanjye ni Imana inyeretse. Atubonye iki? Nkubonye wicaye abana bakuzengurutse, abana bawe bakuzengurutse. Iyo duhuye rero nta kintu mubwira, hashize imyaka myinshi ndamubwira nti abana ntibakuzengurutse imbere n'inyuma. Hari igihe ubona urupfu imbere yawe ariko Imana ikakongera iki? Imbaraga. Amen. Ejo hari ahantu nagiye gusengera umuntu byanejeje. Nari ndi mu munsi mukuru wo gusengera nyine umushumba w'ururembo rw'umujyi wa Kigali. Hanyuma umuntu ntaranabona ntazi n'ukwasa arategeka ngo nze musengere kuri Faisal. Barampamagara atari umuntu ugiye gupfa. Sinone ngwino usenge. Simuzi, bampa nimero ze. Mpageze rero barambwira umuntu wari umurwaje arambwira ati nta n'umwuka afite, umwuka wagiye. Ndahagera arambwira ati nwe Manuel, ni ngiye Manuel, ndakuzi unzi ati nkubona mu binyamakuru n'ahandi, none rero atubuje singipfuye. Uko yambwiye ati gupfa kura birarangiye. Arambwira ati nubwo ntari nzi nzakubonera ndagupfunyikiye kado. Mamiseri yabaza baza mamise iyo kado naguhaye nanjye nayawe n'undi muntu. Mamiseri hari afite kado ni Bibiliya. Sanga yampfunyikiye Bibiliya arayibika avuga ati ninapfa mukazabana witwa Manuel muzaye mumpere. Arambwa kana nagiye mfitiye ngiyi iyi naho nishasha bayimbaye ejo bundi mwarimu hari mwese bayimba. Iyi niyo bampaye. Noneho rero nagiye mfitiye n'itabo cy'indirimbo. Arambwa ati nubwo wagira 10 ariko iyiyo ni kado uzage dukoresha umurimo w'Imana. Arambwa ati kandi iyi kado nayitekerejeho yashyizemo igitabo cy'indirimbo. Ni Bibiliya irimo n'indirimbo birafatanye. Yajyaje ahantu barayikora irafata nto bitandukanye. Ntibitandukanye nyine ukurambura impapuro gutya niko n'indirimbo zo gushimisha n'agakiza zirimo. Ariko no dutangiye gusenga atangira gukorora nk'ukura hera. Avuga nti rero fata yabibizo Bibiliya zose nzishyira hejuru agatuza ke zose nzishyira hejuru ye. Kamaze gusengera uhembuke umwuka ugaruke imbaraga zize tuganire. Mbwira inkorora nabwe nti wankorora we urumva ndabizi ko wumva kumva ko nzi kunyumva. Ndakwirukanye mu izina rya Yesu nibikurya byose nuko ndamusengera nge turaganira ndataha. Ikintu kiza cyane gikomeye cyane ejeje muri ibyo bintu. Nubwo yararwaye ari umuntu w'umugabo ufite abana 3 ariko umudamu we bamaranye nk'imyaka 2 batavugana. Urumva kumurwaza yararwajwe nyine n'umuntu sinzi nuko. Noneho rero navuga rero umva simuzi mamateka yawe uruwahe urinde. Aranyibwira ndangije naho gase ubu se ufite abana ati babahese tabambira babana nyina atabandi sinzi baba kwa nyirasenge ati wose ubaheke ati nebera kwa bakuru banjye. Uvuga rero twambwiye kugeze hano kugiye gukira madame agomba kuza ahangaha umuntu akabunga mukongera akakurwaza. Ashima Imana roko nacyo cyabaye. Ashimana ko cyabaye na Kimana yagikoze siga nacyo kibaye siga ahamagaya ndavuga nti bikugiremo bigufashe atoya. Cyo shaka kuvuga ni iki rero Imana isubiza intege mu bugingo bwacu. Niyo twatugeze kure cyane ngaho idusubizamo iki mwimbaraga. Iyi Zaburi rero ikavuga ngo naho nanyura mu gikombe cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Izi nkoni zombi ko ari ebyiri ni inkoni abungeri bagendanaga. Iyi Zaburi yanditswe n'umwungeri waragiraga intama. Iyo mpamvu ibyo avuga bizi. Mu Isirayeli rero habaye intama. Muzumva habaye intama bakemura n'ubwoya n'iki nanazibonye. Ushobora gusanga umusozi wuzuye intama nyinshi cyane nziza zitabe inaha mu Rwanda ariko zibaho. Noneho rero aravuga ngo inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo
mpumuriza. Igituma naca mu gikombe cy'igishushu cy'urupfu mba nabonye inshyimbo yawe. Inshyimbo ni iki? Inkoni yawe ni iki? Muzi gutandukanya se? Hari inshyimbo, muzabona abantu benshi mubona ifoto ya Yesu cyangwa se wa muntu bita Yesu, muzabona hari inkoni yigondoye. Mwabyumvise? Iriya ni iki? Ni inshyimbo, ni inkoni? Ni inshyimbo. Muzi impamvu yigondoye? Ntabwo muyizi? Reka da, nuvuga ngo igihe intama yaguye nko mu mwobo, yaguye ahantu, ayishyire ayikurure, arayikurure, ayivane mu bihuru, ayivane hehe, nicyo ya nkoni yigondoye imaze. Ni inkoni y'intama, ntabwo ariyo kwikubita, ahubwo niyo kuyigarura, kuyikura aho yagiye, niyo kuzana. Nubwo muri hano rero ijambo ry'Imana riragenda rikabagarura, Mwuka w'Imana akabazana. Bamwe muri mwe muba mwarasaze, abandi mwarakuyeho imyenda, mwarirukanse, ahanyu haba haribagiranye, ariko inshyimbo ye igira gute? Ibakuruza ineza ye. Haleluya! Ineza y'Imana niyo nshyimbo y'Imana, ikabakurura, ikabagarura mu buntu bwayo. Bamwe muri migenda ibazana, wajya gutana. Ubu muri mwebwe hari abantu batagwa ngo byemere. Hari abantu Imana yamaze gushyiraho ikimenyetso. Kuko niyo wakwibeshya ngo uragenda ntibyashoboka, niyo wakwigana abandi ntibyakwemera. Hari abantu Imana yaciye mu kiganza nk'imanzi, ku buryo niyo wibeshye ngo urabireka. Hari n'abantu basenga amasengesho ku nkoni y'Imana. Inshyimbo ikavuga ati mu masengesho uti 10 nzayamara, ukumva ni menshi, kumva uzagwayo, ntaho uzagwa. Inshyimbo y'Imana yakuzana, mwese n'Imana yabazanye, ibicaza hano hantu kugira ngo muhumvire ibintu byiza. Iyo rero niyo bita inshyimbo y'Imana. Ni ineza yankuruje, ineza ye yamfatishije urukundo rwe. Ikindi rero muri izo nkoni ebyiri, indi rero isigaye niyo kubita ibiza kukurwanya. Inkoni yawe. Impamvu rero Dawidi yumvaga afite ihumure, yarebaga iyo nshyimbo Uwiteka azanye, akareba n'igikoni cyo gukubita abadayimoni. Buriya haleluya, Imana ifite inkoni ebyiri zo kurinda, uri hagati yazo. Hari neza y'Imana ikurinda, hakaba n'inkoni ikurwanyiriza ibikurwanya. No muri amateraniro, haleluya, hari Imana ifite ikibando, ifite igihiri cyo gukubita abadayimoni n'imbaraga z'umwijima. Imana igenda ikurwanirira, ikoresha iyo nkoni rero byo kurwana n'ibikurwanya, guhangana n'ibihanganye nawe, kuri batamanama y'ubugome n'ubugambanyi n'imanza. Imana ikabiri bati kabyishima hejuru, ikoresha iyo nkoni rero. Dawidi aravuga ati ubwo Uwiteka afite inshyimbo n'inkoni, nta bwoba nzagira, niyo nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu. Inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Amen, haleluya. Hari igihe tuba twarasebye, twarabaye ku mwanzi ashaka. Hari igihe abantu bicara bakabara iminsi yo guseba kwawe, baguha n'igihe uzaseberaho. Imana ikakurengera, si rimwe si kabiri Imana ibitaho. Ikoresha iyo nshyimbo n'inkoni ukabica hagati. Niyo waca ahantu ubona ugiye gupfa, ukabona wongeye kubaho. Imana ishimwe. Amen. Uyu mwanditsi rero akomeza aravuga ngo untunganya, akakoronga agezeho rero, untunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ubundi mu mvugo y'Ikinyarwanda, iyo ubwiye umuntu ngo utunganya ameza, umubwiye iki? Iyo ubwiye umuntu ngo no ku meza, umubwiye ngo iki? Iyo uvuze ngo ndi gutunganya ameza, uba uri kuvuga kuri ukora iki? None hano antunganyiriza ameza mu maso y'iki? Y'abanzi banjye. Hano hari abantu batatu kuri uyu murongo. Hari utunganya ameza, mu bisarinde ni Dawidi. Mwamuzi ko Imana utunganyiriza ameza? Ubwo ibigiye mu gikoni rero, Imana ngiye nababwiye ko Yesu ni mucoma. Mucoma muramuzi? Ni mucoma. Mucoma ni wundi w'icyokezo ugize gutya, mujya mumubona wotsa ibigori cyangwa wotsa inyama agira gutya. Nabonye ahantu Yesu yokeje amafi n'imigati neza, azana imbabura ayishyira ku nkombe y'inyanja. Mwamenye ko ayo makuru ari muri Bibiliya nayo? Hari abantu bari baraye mu nyanja babuze ifi, Yesu asanga ntacyo bavugana bashonje, arangiza azana icyokezo agishyira ku nkombe, ashyiraho ifi, arahungiza. Ifi zirashya ngo zitaze n'ubugari muri nibature. Uyu mugabo mufite, uyu twicaye imbere, ni mucoma kabisa.
ashobora kumenya ko waburaye, ashobora kumenya ko nta kintu kiri mu rugo, akamenya ko nta kintu gihari n'ubwo uri hano. Uyu mugabo twakurikiye azi ko tunasonza. Uyu mugabo ni mucoma, ni umutetsi, kandi nawe ko Imana iri mu gikoni, nawe ko Imana iri mu kazi. Imana yambaye ya myenda y'imyeru. Nkunda abantu bateye ukuntu baba bambaye, usanga bambaye amataburiya ariko n'ikigofero. Imana yacu muri iri teraniro, haleluya, yambaye ingofero. Umva akantu keza kari muri ibi bintu, kandi ntimubifata nk'ibintu byoroshye, ni ibintu by'umwuka. Murebe wa muntu utetse, muramubonye umuntu utetse wambaye cya kigofero cy'umwuri kizamuye, mwamubonye ukuntu aba ari proud, ameze neza cyane, arimo atunganya mu bukwe, ukuntu aba ameze yambaye imyenda y'imyeru. Ni ukuvuga ibintu byose Imana ikora ikiranuka, ibikora iri gukiranuka. Imana ikora ibikora iri gukiranuka. Icyo nshaka kubabwira mumenye n'iki ngiki, ni uko Imana ntabwo igikora bife. Bife murayizi? Bife ni ukuvuga ngo ni ameza ariho ibiryo, mwese mukabisaba ko mujya kubiryaho. Imana yo ibiri gukora komande. Komande na bife biratandukanye. Bife ni kwa kundi usanga umuceri, amashaza, bya bintu byose biri ku meza. Ariko yo ubu mwese nubwo Imana iri mu gikoni, iri mu kazi, buri muntu wese iri kumukorera komande ye. Nibiza gushya muraza gusanga wese afite komande ihuye nuko ameze. Bibiliya ikavuga ngo ntabwo izemera ko mugeragezwa ibirenze kwizera kwanyu. Ubwo ni komande yawe. Ibyo wanyuzemo n'ibyo unyuramo n'ibyawe nta wundi wabitwerera. Imana iri mu kazi. Yesu ashimwe. Kuva twatangira amasengesho nta kandi Yesu kazi afite. Azi ko abana be bari mu mazi, baraye mu nyanja, nta fi babonye. Yesu akita avuga ati nubwo batabisabye, nubwo batabimbwiye, ariko ngiye kubanza mbe mucoma. Yesu yambara ya myenda rero, afata ifi azigira gutya, shyiraho gasenda, shyiraho akunyu, ashyiraho no cya kiroso gitukuye. Ifi nziza, umva ni ifi aho yikuye ntuhambaze, n'ubugari ku ruhande. Arangije asanga bari mu mazi, ababwira ijambo ryiza ngo bana banjye. Nubwo byari bisaza, ba Petero bari abasaza b'ibyanwa, ariko Yesu ashaka kugaburira akwita umwana. Bana banjye. Ariko nabo batekereza kubwira Petero ngo umwana wawe. Yesu yari muto mu myaka, Petero yari muzehe, ariko yashaka kugaburira akwita umwana. Haleluya! Iyo Yesu ashaka guha ibiryo akwita iki? Umwana. Yaravuze ngo bana banjye, hari icyo mwabonye. Bavuze ngo iki? Twakesheje iki? Ijoro turoba ntacyo twabonye. Arangije ababwe tumva rero, mbere yuko tuvugana byinshi mubanze murya ubugari. Kurya ubugari muri bature rero, bushyushye baraye mu mazi, kandi habitirima ibikintu Imana yasonze. Nta gitirima kiba kirimo. Gitirima murakizi? Ngewe ngiye kurya ubugari ubwo bita hururi. Hururi ni abantu bavuga urwo rurimi, ngasangamo igitirima, biba birangiye. Gitirima murakizi? Ubugari bw'imyumbati, ugasanga harimo ibintu by'ibifu n'ibiki. Mpita mpaga ubugari Yesu yasonze, arabukubita, akabuzunguza, akabuhinduza, akabuguha. Haleluya! Impamvu byatinze rero nuko Imana ikiri kubukuramo. Hari igihe abana bava ngo mama ngo fa kumpa ubugari, akabona nk'ibitirimo, akabanza kubicoca, na yafu akabanza kwisandazamo. Hari ibintu Imana iri gukubita. Imana ari iri gukubita umwoko w'Imana. Hari ibintu uri guhondagura, uhonda kugira ngo itaguha ibintu birimo ifu, kandi amaboko y'Imana bikoze. Ijambo turiho mu byibukire riravuga ngo nuko ntegekera aho no kwiriza ubusa kugira ngo tugishe Imana inama idutunganiye, tuyoboze inzira idutunganiye, twebwe n'abana bacu bato. Siko mubyibuka n'ibyacu byose, kuko nagize iki? Isoni byaje mu ry'umugabo twarigendanye zo gusaba umwami abagendera ku maki, ku mafarashi. Ngo kone navuze ngo amaboko y'Imana yacu ari kugira gute? Kubayishaka ngo abagirire, ari gusonga ubugari rero. Petero yarariye ifi, na Ndereya na Filipo n'abandi bari muri ubwo bwato. Baramubwira bati twaraye nta kintu dufite. Arabwira ati ariko buriya zari zirimo. Ati ntazo. Arabwira ati mva rero mbabwire, ninjye uvugana nazo. Ngiye kwabwira ikintu mu cyumve. Hari umuntu uzakubwira ngo amafaranga yarabuze, ntuzabyikirize, barakubeshya.
amafaranga yigeze abura n'umunsi ntazabura, tigeze nabura. Amafaranga yarabuze ngo kino gihe amafaranga yarabuze, arakubeshya. Uzajya i Kigali urebe amazi azamutseyo, urebe iminara iri kuzamuka i Kigali. Amafaranga yarabuze. Uzare imihanda iri gukorwa, amafaranga yarabuze. Uzi se bari babwiye Yesu ngo amafi yarabuze, kuko bwa buryo basanzwe barobamo zafi bwari bwahindutse barazibura. Ariko Yesu arangije arababwira ati nyamara amafi arimo. Amen. Ndashaka ko hano umuhindura imvugo mwese muri Rubavu, amafaranga yarabuze. Ntabwo yabuze, ahubwo gusa igisigaye n'igiki, Yesu ayategeke arakugeraho. Nubwo wowe wagerageje bikanga, ariko amafi ari mu nyanja. Yesu abatuma mu nyanja, bazana iki? Amafi. Mwabimenye ko bazanye amafi makeya cyangwa menshi? Bari bayakuye he? None se bari bavuze ngo iki? Ngo ntaga amafaranga yigeze abura muri iyi si. Amafaranga ari mu isi. Amen. Imisoro, abasora hano, uzi ko Yesu azi ko umuntu abamo umusoro. Nibuke gusora umusoro w'ubutaka, wa wundi dutanga mu kwezi kwa mbere. Petero baramufashe n'abigishwa bati muzane umusoro, basanga n'ibirarane gusa. Ukuntu Yesu yabwiye Petero, yamubwiye ati jya ku nyanja ugende, hari umwana wanjye ngutumyeho, murahura agwa igifunyika cy'amafaranga uze wishyura umusoro wanjye n'uwanyu. Petero ajya ku nyanja, ageze yahura n'ifi, igira ngo n'ifi yarasanye ngo ita igipfunyika ku nyanja. Yari yakuye he? Hari harimo iki? Amafaranga. Amubwira ijambo rikomeye, yamubwiye ngo ariko ntuyirye. Mbwire gute? Ntuyirye. Kuki batayirya? Uyireke ijye kuzana andi. Uzi impamvu batayirya? Ntabwo bayirya kuko nawe uracyafite ikibazo cy'imisoro, uracyafite ikibazo, ukeneye kwifi yasama. Muri aya masengesho hari abantu Imana izagirira neza. Umva umuntu agutumyeho, ifi zasama iyo afite, nubwo we yabuze wowe hari abandi bayafite. Ibyo turabyemezanya. Nubwo waraye mu nyanja ntacyo ufite, hari undi muntu ufite uko bimeze. Imana rero iyo twasenze itegeka ya mafi. Amena. Itegeka iki? Amafi akaruka amafaranga yacu zifite. Ngewe Imana yanjye nuko nyizi, inzi ko ishobora kumenyera inda. Nafite n'ibibazo by'amafaranga by'imisoro, nk'ibintu Imana ndi gukora bikanga, none ndashaka gusora, ndashaka gutanga imisoro. Imana ikakuzana umukiriya, hashobora kuza ikiraka ukabona haje. Nabanaga n'umukecuru wagiraga kwizera kwinshi, kwanaga muri korari. Noneho isaha yagera yo kujya mu materaniro, akaza mu materaniro kandi ari umwanya yacuruzaga ibijumba. Noneho rero ibijumba babigura ku mugoroba batashya abantu. Isaha yagera y'umurimo w'Imana muri korari nayoboraga, agahita aza agafata igunira ishitingi y'ibijumba, agatwikira, agashyiraho amabuye ati mundebere ngiye gusenga. Akabwira abazamu ati ndazanje kwanura. Tukaririmba. Yagera mu isoko, Imana yagucuruje. Imana yagucuruje. Imana izi gukorera business yagucuruje. Yagera mu isoko agahura n'abatinze guhemba muri chantier. Chantier murazizi barya babandi bubaka amazu. Bose agatinda guhemba. Isaha dutaheyo ya 2 dushoje nk'udushoje, yajya kwanura agahura na chantier n'uvuga ngo k'abantu nk'ijana. Bya bijumba byose babyumvise bakabitwarira rimwe. N'ubuhamya nabonye. Imana yagufasha business, Imana yakugurishiriza. Amen. Ibyo namwe murabizi. Ni Imana mwicaye imbere, izi ko turi ino, izi ko tukiri mu isi tutarajya mu ijuru. Niyo mpamvu rero Imana igufasha mu miruho yayo ya buri munsi. Imana ishimwe cyane. Nimuvuga rero kuntu ameza yaravuze ngo antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Ubwo ni Imana iri gutunganya ameza, igatumira n'abanzi ikabazana nawe.
ntimukifuze ko abanzi banyu bapfa. Umuntu wakuvuze ntukajye umusengera ngo azapfe. Umuntu wakwanze ntagapfe, kubera ko umuntu wakuhemukiye niwe uzi ibyo yagukozeho n'ibyo yapfundikanyije ajyarama kugira ngo Imana nikugirira neza ajye kubivuga ko niwe ubizi kurusha abandi. Antunganyiriza ameza mu maso y'abanzi banjye. Umva ko dufite amahoro menshi ko dufite Imana imeze gutyo. Ageze aho rero aravuga ngo unsiza amavuta mu mutwe, unsiza amavuta mu mutwe, amavuta yerayo. Intama zigira amahembe nyine. Umundi intama zigira amahembe akenshi yigoronzoye amasekurume y'intama. Intama rero mu kintu muziziho ziya zirwana. Imikaviriya ntimurabibona mwebwe, imikaviriya indi kava zije guhurira hagati. Noneho ya mahembe bameze nk'amabuye nk'amakoro. Yenye ikubise umujinya bifite ikubise hindi no gusatagurika. Ikintu rero mungeri w'intama makoro mu Israeli afata gikotori cya Elayo. Gikotori nyine amavuta ya sleeping baby murayarya gikotori agasiga mu ruhanga rw'iki. Kubera iki bigende gute? Kugira ngo ntibizibuza kuza kurwana, ariko noneho zigiye kujya gutyo biranyerera. Niyo mpamvu hari igihe ukomereka ukagaruka mu murimo w'Imana, ukumva akomeretse ngo byabaye nabi, Imana ikakomora ikagusiga amavuta mu gikomere. Amen. Asiza amavuta mu mutwe, igikomere kiraseseka. Arangije aravuga hepfo, aravuga ngo nukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose nkiriho, nanjye nzaba mu nzu yawe iteka ryose. Ubu impamvu azahaba nuko yamenye ko kugirirwa neza n'imbabazi bizamwomaho. Kukomaho niki? Bizawukurikira nkuko igishusho cyawe kigukurikira, niko imbabazi z'Imana zidukurikira. Kera hataraza amasaha cyangwa yabagaho simbizi, habagaho amasaha. Iyo habaga ari kuzuba dushaka kujya kwiga saa sita, wabireberaga hehe? Cyabaga gihagaze he? Ijuru sata kugira ngo umenye ko zigeze, wareberaga kuki? Cyabaga kiri he nyine? Wabaga ugihagazemo gutyo. Ntabwo mwabaye hose mu buzima. Wabona kigeze hano uti saa 4 zirageze, uti saa 5 zirageze, cyakwegera uti saa 5 zirageze, ugasanga ni ukuri. Noneho rero uko igicucu cyawe ugendana nacyo niko n'imbabazi z'Imana zigendana nawe. Uko igicucu cyawe kigendana nawe niko n'imbabazi z'Imana zigendana nande nawe. Naravuga ngo kubera iyo mpamvu nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi ngahe yose. Amen. Sinshaka kuza gutinda, ibisigaye nateguye gusoma. Ibi ni ibintu Imana impereye hano. Nimfite amasomo ne buvuge ariko ngiye kuyareka turirimbe dushima Imana. Nzayigisha ikindi gihe nimona akanya, ariko nere kubigisha ibi ahantu habiri. Kambabwira aho nzasoma nibona ninongera kugaruka. Aho nzasoma kama hababwire. Ndashaka ko turimba tugasenga. Ka turirimba muri Zaburi ya 23 Korali Alliance iraza kumfasha. Twayiririmba hanyuma muze kureba neza y'Imana ibagose tuyishimire. Nari gusoma amakuru ya Paulo na Silasi bari mu nzu y'imbohe babafunze. Nari gusoma 16 byakuze n'intumwa kavuga ukuntu bafunzwe. Mu gicuku hagati Paulo na Silasi bararirimba, izindi mbohe zirabyumva. Indirimbo uririmba, iminyururu ikugose igacika, gereza igafunguka n'abandi bakabyumva. Igwo indirimbo imeze iti. Ni yihe ndirimbo waririmba ibintu byakwizingiyeho, ibintu bikuboshe bikakurekura, umwijima urimo ukakama amatara, inzugi zigakinguka? Ni indirimbo uririmba ubwira Imana kandi nziza nugumerewe nabi. Iyo niyo ndirimbo, niryo shimwe, niryo sengesho ubwira Imana. Madamu wanjye ko yatuganira ntajya atanga ubuhamya nyine ngiye yarabundekeye, akambwira ati ko nduzi dufite inzara mu rugo. Nkamubwira ngo igihe kizagera rengo uriye yababwiye ibisorore biviriye bigeririye. Nta gihe tugenda bakabona biratondetse ukabura ibyo ufata n'ibyo ureka. Yamise yabisorore twavugaga cya gihe ntabyo urabona.
uza ibisorori bizaviriya bigereriye ujye urebe. Najyaga njyana abana banjye ku ishuri batoya biga materineri, ndashobora kubona umugati wo kubaha cyangwa irindazi, kagura biswi, habagamo ka biswi kabamo utuntu dutanu, kagura 20 katubagabanya. Ntacyo muzaba muzakura muzavamo abagabo muzagenda muzakura, ntacyo muzaba. Muze ko bibaho. Ngewe rero singe nicara ngo nyereke ibisorori rimwe ubusaho rekada, ngomba kuhita mpanura ko hari ibindi Imana izagutegurira bitondetse ku murongo. Imana ishimwe cyane. Amen. Najyaga njya gukora umurimo w'Imana na Mesteri nyine madamu wanjye, noneho njyangura costume ka karabadini murayizi? Karabadini niba ari kamaradini, niba karabadini garabadini sinzi ari iki, ariko murabyumva. Noneho nkagura itisi iriho rya kote rinyerera nyine. Uzi impamvu narikundaga? Iyo yaga ryanduye yavuga nti uwo ureba handuye, kuramubwira ku cyumweru fata mushipiri cyangwa isabuni umise hano na hano ku ikoro, noneho hameshe ntihasa nahasigaye. Abyuka amesa mu gitondo tuwere abantu hanuye gusiga nukozaho agasiriba hano ku rutugu, iyo bishokeye hano kaya ngujya n'ubuki bahasize bibaho. Ari nkamubwira nti ibyo nibitoya tumubibaza. Imana ifite imyambaro yandika n'ugatsego mu kirere. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Hagiye mamisenze yambaye za waxi, speri waxi za oranje kuko atamenye n'umubare wazo, akajya zitanga zaramubanye nyinshi. Sinzi nezaga mviyo njye mu mahanga nkaza nzanye nk'eshatu nibura 3 nguze mu Buholandi Amsterdam cyangwa hana bampa gift ati kira madam nkazana speri waxi zo muri Holland. Havuga nti urakibuka bya bindi sinarinzi iyo bizava, ariko ntibinshinzwe sinjye kumenya iyo bizaturuka. Ako numvaga ntebere Satani ntamwemerera nkacunaguze, Satani sinyamwemerera nkacunaguze ngo mwemerere ancyurire, namuga nti ntacyo nzaba. Amen. Imana ibaho umugisha. Rero naribabwira ukuntu rero ikintu gituma ukora ku mutima w'Imana ni igihe wishimye uri mu kibazo, nubwo nta kiragikemuraho iragikoraho ukayibwira ko ibishoboye. Abaro Paulo na Silasi nta kindi bakoze, bari bakoze ibitangaza. Imana akoresha ibitangaza, bajya mu nzu y'imbohe, bahageze barabakubita nk'ababica. Bamaze kubona bamaze kubagira intere, babamugaje babishe ngo babata muri gereza hagati, babagize inyama. Paulo rero akafite diplome, afite ID identité y'Abaroma. Iyo ufite irangamuntu y'Abaroma rero nta gukubitwa, cyaraziraga. Iyo ufite citoyenneté y'Abaroma nta muntu ugukubita. Nino Paulo akavuga ati se ninkura mirangamuntu yanjye nkayereka abantu bankubita, uyu waramira ati reka nemere nkubitwe nk'umuturage. Bakubita Paulo afite irangamuntu ituma batamukubita. Ibaze nkawe yaravuga ati ni Sira turi kumwe we ntayagira. Paulo afite amahirwe, yavugiye mu rugo rw'abakire, afite uruganda rukora imyenda, agira agura ubwene gihugu bw'Abaroma, bituma agira uburenganzira abandi batagira. Irangamuntu akayigendana. Noneho bamukubitiye Filipi, yari afite uburenganzira bwo kuvuga ati reka nyikuremo nyerekane bandeke bakubite Silasi wenyine. Aravuga ati ntagabwa bari ubugabo, reka dukubitane. Barabahonda. Paulo arihangana, mu gicuku hagati babata muri gereza, bababoha amaguru. Noneho rero baravugana bati dukora iki? Tubwire Imana ko ari mbi, tuvuge ko twanga? Baravugana batumva rero tuvuge ko ari nziza. Nuko bimeze gutyo, basanga bakubise ahantu hose, bababoshye amaboko n'amaguru, ariko umunwa wasigaye. Basanga umunwa bari bawukubise ariko ijwi rigisohoka. Baririmbiye Imana, baririmba baziritse, baririmba hatabona, baririmba bashonje, bafite ibisebe n'inguma, ariko bavuga Imana neza. Barokore Imana mujye muyibikira ibanga, nubwo simfite imvugo nayivugamo, ariko muzende kuvuga Imana nabi mu bapagani.
babone mwaje gusenga muganye muvuga Imana nabi, mujye muvuga ko Imana ibatunze, muyivuge neza munayibeshere, muvuge ko ibagirira neza. Nubwo wabura ivuge ko igabura, uyivuge neza. Imana biyikora ku mutima, ibwira marayika we ati marayika we turabyumvise, abagabo bameze kuriya bimbohe bakubiswe bavuge ko ndi mwiza, ko ndi umunyembabazi, ko ndawuhwanye nanjye, none babivuge bameze kuriya, manuka sinabyihanganira. Marayika aramanuka acana amatara muri gereza, ntibamuhamagaye, Imana yumva ikozwe ku mutima. Amen, amen. Ngira abana batandatu murabizi, n'abandi Imana igende duha. Hari umwana tugira iwacu mu bana dufite, abandi bana bihanganiye nzi ko bari kunyumva ntibibarakaze. Yagiye kugenda aradusezera, kamugira icyo ndi kuvuga. Yagiye kujya ku ishuri abanza kutubwira ati mama ndagiye, papa ndagiye, kandi ngari kumwe n'abandi nta wundi ubivuga. Wakumva arimo umwenda wo tubwira yuko agize gute agiye ku ishuri. Yagarutse yaje kuturamutsa, nkabaza abandi uyu mwana ko agenda akatura ko agiye, bakumva ntacyo bivuze, ariko twebwe bidukora ku mutima. Mwabyumvise? Papa ndagiye ku ishuri, yo mbega ibintu byiza muba binkoza ahantu. Mpita mbwira Imana ibahe umugisha, mbwira n'abandi nyine batabikoze, ntimwese Imana ibahe umugisha barinde, ariko mu mutima mvuga nti uyu mwana wanjye we ambwiye ko agiye kwiga. Rero yatashe aje kundamutsa, databuye. Abandi babananiwe bajya mu nkono kureba ibiryo basize, wakabanza kujya kuvuga ngo avuye kwiga. Umva binkoze hehe ku mutima. Amen. Ibikora Imana ku mutima si byinshi, nuko yishimira n'utuntu dutoya. Utungutu abantu bagaya, utungutu mbabwira mukatubonera duto, ku Mana ni binini. Kuri mwe ntacyo bivuze, ariko ku Mana yo iyo ni ibintu binini. Amashimwe shimira Imana niyo wayasuzugura, ariko wabinkoreye we aravuga ati mwana wanjye ibyo uvuze aho guvuze bikeya. Ndashaka kubwira ko rero baririmbiye Imana, umunezero ukora ku Mana, Imana ikorwaho, birayinanira kwihangana. Ikingura amadirishya, ikingura inzugi, ibakoraho iminyururu, irangije ibacanira amatara. Uwabakubise nawe arabyumva, baramubatiza mu gitondo, abamuri inguma arabuhagira, arabasiga. Barangije ababafunze barababwira bati ko gereza yikinguye, bati twaririmbye indirimbo zikingura gereza. Arababwira ati burya mwadukubise turi n'Abaroma, aberekeranga muntu bati mwigendere, turumiwe ahubwo batatufunga. Ariko ushaka guhima Imana uyivuga neza bitaremera. Muranyemerera mujye kwivuga neza. Ndashaka ko tuza gusenga mukanyi, dushobora kubategura gusenga. Niyo mpamvu ndashaka gukomeza kuvuga, ndashaka ko musenga mugashimira Imana bitaremera, sibyo? Mukishimira bitarakunda, ukishimira imanza utaraburana, ukishimira umwana nubwo azana amanota make ukamushimira Imana, nuwakunaniye nubona bigenda nabi nawe ukamushimira Imana. We kuvuga ngo uyu mwana yabaye, no, tugiye kwiga gushima Imana bitaremera. Umuntu ushonje uyibwira Imana igabura, umuntu wambaye umwambaro adahinduranya ayibwira turi Imana yambika n'inyoni, uyu Imana itanga amahoro. Niba utafite mu rugo ubwira Yesu ko ari we nyirayo, niba ufite uruganda ruyakora. Haleluya! Ndashaka ko muza gusenga, musenga Imana mwishimira n'ibyo itarakora. Niyo mpamvu ujye ubona iyo ugiye kwandikira umuntu mukuru uramubwira ngo mu gihe ngitegereje igisoho cyawe kizambaye kushimiye. Urumva? Urashima ugitegereje, urashima ukirindiriye, urashima isezerano ritari ryasohora. Iyo iri inkuru imwe nzayigarukaho. Inkuru ya kabiri yankoze ku mutima, iri mu Itangiriro. Mu Itangiriro do bari mu bice hari, reka sinshaka kwasoma ariko reka ndebe ibice, kuko hari aho nasomye ha Paulo na Silasi nababwiye igice cya 16 mu byakozwe n'intumwa, ariko reka hano mvuge ibice gusa, ntabwo mbasoma, ariko ni inkuru muzasoma mwitonze, nimugira mu rugo muzazisome. Yego, aha ni ibice nabyo 28. Yego 29. Aha, yego muzasoma umurongo waho wa 29 Itangiriro. Haranditse ngo Labani arabanza amushingira Leya. Niko handitse. Yakobo atebutsa kuri Labani ati ishingira umugeni wanjye murongore.
kuko ndangije iminsi yanjye. Labani atora abakwe baho bose arabategeka arabagaburira. Nimugoroba azana Leya umukobwa we aramumushyingira aramurongora. Labani atanga Zilupa umuja we amuha umukobwa we Leya w'indongoranyo. Mu gitondo Yakobo abona ari Leya, abaza Labani ati wangize ibiki? Rasheli si we natendeye nigitumye undiganya gutyo? Labani imva ijambo nkunda nakunze. Labani aramusubiza ati iwacu ntibagenza batyo, ushingira umuto basize umukuru. Mara iminsi 7 y'uwo tubone gushingira n'uriya iyindi myaka ingahe 7. Akantu gakomeye karavuga ngo iwacu ntibagenza batyo. Umva akantu karimo gakomeye. Hari ibintu Imana iri kubakorera yabahishe. Asubiremo. Hari ibintu Imana iri kubakorera yabahishe. N'ibyo muvuga ngo yababwiye biri mu marenga. Bishatse kuvuga iki? Labani afite abakobwa babiri. Umwe yitwa Rasheli, undi yitwa Leya. Ngo Rasheli Bibiliya muvuga ngo yari mwiza. Niko Bibiliya ivuga. Ngareko mukuru we ngo yarebaga umurari. Abakobwa bangahe? Babiri. Umuhungu mubyara wabo witwa Yakobo agiye gukunda nanjye ninka Yakobo. Nakunda Rasheli. Sinzi niba najya gukunda umurari se. Nsize Rasheli ishaka iki? None ikintu kitangaje nshaka kubwira Imana iri kubakorera itazababwira, nibibabwira ni mu migani. Imana iri mu kazi. Hari ibintu Imana ibitse igiye kubakorera kandi muzabibonesha amaso. Ibigize ibanga. Hari ibintu Imana irimo, mbese hari ibintu Imana ihugiyemo byawe. Uri gushaka ngo ibikubwire ntabyikubwira, haza kubivuga. Ibyo nobwira kubagirira si bibi ahubwo nibyo, kugira ngo mbare mu mutima w'ibizaza ndabakunda. Amen. Leya afite ikibazo cy'umurari. Yarihebye, yari yakiriye. Rasheli ni mwiza wese. Umuhungu akunze Rasheli. Araje kumusaba. Barabyemeye. Baraberekanye ku cyumweru. Batoye abageni, batoye marene, batoye ibintu byose. Rasheli mu Kigali barebye amakanzu, bakoze ibishyingiranwa, bashatse bazamuherekeza. Ibintu byose babikoreye Rasheli. Tezera muri munyumva abakobwa muri aha muri kubyumva. Reba umukobwa atoye abakobwa bazamuherekeza. Atoye na marene. Yigeze ikanzu. Barakodesheje nkuko buzabera ku mazi. Bukwe bwande bwa Rasheli. Naho se mu mutima wande indi warabani. Hari mwonde ko ninde wari washyushye? Sawa. Leya yari yibereye mu kazi. Se cyaraziraga yuko abwira nde Leya ngo ibi byose biri gukorwa ngo ni ibyawe yashyuha. Akavuga ati yamwe ntabwo Rasheli ashyushye ni ibyanjye. Imana iravuga ati ndabigira iki? Ibanga. Hari ibintu Imana yagize ibanga. Imana hari ibintu iri kubakorera mukabona iri kubikorera abandi kandi ari ibyanyu. Imana hari ibintu iri gukora ukagira ngo ni iby'abandi we nturimo, ariko hari amabanga y'Imana. Ibintu Imana irimo nka papa wawe izabikora ubone birasohoye. Rasheli rero marene abakobwa habaye nijoro mu gicuku. Icyo gihe mugeni baramuhekaga, baramujyanaga bakamujyana mu gicuku nijoro niho bajyanaga umugeni. Se rero ahamagaye Rasheli, Rasheli tinyuhubwira amagambo akomeye, tiwihangane. Ti papa kunteye ubwoba, ati ko nshyushye mfite ubukwe kuntinza. Ati uretse mubwire
ati biriya byose wabonaga nakoraga byari byande ibya Leya. Kubera iki se Leya ibimubwira nawe akitegura avuga ati Leya bamujyana nijoro, Leya ntiwajya kuvuga Yakobo ntiyamutwara, bambwira ati uceceke tuzagutwara nyuma y'iminsi 7 nyuma y'icyumweru tubanze tugende mukuru wawe. Baheka Leya atateguye nawe utabizi, bamugeza kwa Yakobo. Mu gitondo rasanga ni Leya, abaza sebuka ati wangenje ute kunguranira? Aravuga ngo iwacu ntibagenza batyo. Shaka kubabwira ko abantu batagira shinge na rugero Imana irabareberera. Ndashaka kubatangariza ku mugaragaro ko abantu batagira ubavugira, batagira ubitaho, batagira epfo na ruguru, Imana basigara bari mu ruhande rw'Imana. Yaravuze ngo ni ingese w'imfubyi zose. None se ubwo bivuze iki? Ni se w'imfubyi se abafite abana bose sise? Ashatse kuvuga ko hari keya Imana yibona nta wakurengera, ibona ari wowe wenyine uri ku isi, nta muntu kwitayeho. Itivuga ngo iwacu ntibagenza batyo, Leya ntamwitayeho, ninde wamwitaho? Hari abantu Imana ishinzwe kwitaho, hari abafite bene wabo, hari abafite abo bahamagara, hari abatagira shinge na rugero. Mwene abo ngabo Imana iravuga ngo ababo n'abanjye, nzemera amajyane nijoro ariko soza umugambi wanjye. Imana ifite ukuntu ikuzi, izi kari wowe nayo muri babiri. Imana ishimwe. Amen, amen. Hari ibintu Imana ikora nijoro, ndashaka kubwira ko Imana nijoro igikora. Mu bintu nkundira Imana n'ukora nijoro ikora. Imana hari ibintu iri bukore iri joro bugacya mu gitondo byarangiye. Hari ibintu Imana itazagishamo abantu inama, hari igihe itazahamagara umuntu n'umwe, ikabikoresha imbaraga zayo bugacya mu gitondo byarangiye. Leya bwabyutse ari madamu Yakobo. Imana igikora nijoro, basinziriye, bashyizweyo. Imana irara mu kazi, ikarara mu manama, ku manywa bagakora amanama y'ubugome n'ubugambanyi yo kugirira nabi. Nijoro Imana ikabirogoya, ikabisira ibanga, bugacya mu gitondo igiti cyashinguwe. Cya giti bagishinze nimugoroba, Imana irarikora. Ndashaka kubabwira ko nijoro Imana irara mu kazi, uyu mugoroba Imana irarikora, irarikora iwawe. Bucye mu gitondo. Hari indirimbo ya korali ivuga ngo itamurura, itamurura mu gicu, icy'umutima mu nda mutuze mu gitondo aritamurura, aritamurura mu gicuku nijoro, aritamurura mushyitse umutima mu nda mutuze mu gitondo aritamurura. Imana irara mu kazi, ikirirwamo, ikararamo, ikora no muri weekend, ikora no ku isabato, ikora no ku muganda. Haleluya! Ni Imana y'imbaraga, niyo yaduhamagaye. Ni Imana ishobora kumenya ko imiterere yanjye nta wanyemera, ishobora kumenya ko niveau d'étude urwego rwanjye ndiho nta hantu nabona akazi. Imana irera imfubyi n'abapfakazi. Iyo ngiyo niyo uyu Labani yarahagarariye, avuga ngo iyo ufite ikituma utabona aho uca ku manywa, ikujyana nijoro, bugacya mu gitondo uri mu mugambi w'Imana. Muzasoma amakuru y'uyu mugore witwa Leya, yarabyaye abana, wa wundi waje abingumba. Imana ni umubyeyi wawe, n'isi yakwandarika, niyo yagutuka, niyo yavuga ngo hari ibyo ubuze, ngo hari ibyo utujuje. Wowe haleluya! Niwibura ahandi uzisange mu rukundo rw'Imana, uzajya kuhishakira, uzisangamo. Iyi Imana yaduhamagaye ntemeze nk'abantu.
turobanura ku abantu ku butoni. Nuko iteye rero, nuko yahamagaye Dawidi ajya kuragira intama, bakure bamwirukankanye ngo kaje kureba intambara. Imana tuje imbere nuko imeze, ntireba ukusa, ntireba imyaka yawe, ntireba uko abantu bakuvuga, ireba urukundo rwayo yakurambitseho. Amen. Ndashaka kubwira ngo mukunde Imana rero, niyo haba hatabona muyikunde. Icyo nzi ndashidikanya nuko Imana ibiri mu kazi. Icyo n'ubu mpagaze hano Imana ibimbereyemo. Nagi umuntu kubaza mu bimeze bite mbwute Imana ibimbereyemo. Cya kibazo kigeze kwande, umugiye gutangira ukomeze yamusubiza abantu. Bya bintu byawe se bigezeye, Imana ibirimo. Kare hari umuntu wanyandikiye, aranyandikira ndamuyoberwa. Nawe arampemukira ntiyambwira rindi. Akambwira uranyibuka. Reka ntaho nkwibuka. N'umuntu uri muri Australia yanyandikiye ngo reko ko namwibuka. Naho yagezeyo arabyabyaye kabiri n'umumama n'umugabo wiwe n'urugo couple y'abantu babiri. Ubwo impamvu ntamwibuka hashize igihe nk'imyaka 2014, ça fait à peu près 10 ans cyangwa imyaka 11. Twarimo mu nyigisho nkizi, dushoje turangije gusenga i Nyarugenge, nigishije sinzi icyo nigishije icyo gihe. Mbona umwana w'umukobwa arankurikiye arira. So niki ko abandi batashye bava mu giterane wayiki? Arambwira ngo umugabo wanjye yanyanze. Amfete yasabwe n'umuhungu wo muri Australia. Araza aramukwa, araza aramusaba, barasezerana. Baze kumusezerana amuga ati rero dusezerane mu rukiko gusa, tugiye kujya mu rusengero, mbanze gushakira ibyangombwa, tuzakora mariage arukobonye impapuro. Aradepoza ngo nyine umugabo aradepoza impapuro zo kugira ngo bamuhe visa nyine bakora ubukwe babane. Umwaka urashira, ibiri irashira, itatu irashira. Umuhungu aravuga ati ngenda arambiwe, ngiye kwishakira ndi mukobwa. Atangira procedure ya gatanya marumva gusesa amasezerano. Ntago barabanye ariko bari barandikiranye nyine ko bagiye kubana. Uwo munsi rero yaje kundeba, yaje amubwiye ngo genda ubwira iwanyu ko mutangire procedure ya gatanya, nishakira umukobwa kuko ntago babuze. Aza rero arambwira ati ngire gute? Ahubwo rero uretse kurira, ngiye bisinzengera umuntu urira, siyansengera umuntu uri kurira, hanagura amarira dusenge. Ngo byagenze bite? Arantekerereza imyaka bimaze ngo biri muri Tanzania, gusinzi byangu yabijyanye. Reka kurira kwereke umubwire gusubiza umugabo wawe, mubwire ko gatanyo wiretse ko Imana ibirimo. Ndamusengera rero, navuga nti rero ngiye mu isi y'umwuka, nzamure dosiye yawe iri epfo irunzeho ibintu byinshi. Urumva dosiye zimaze imyaka 3, urumva hari umurundo, niba zari hard copy tuyikure hasi izamuke tuyishyira hejuru, bayige hejuru mu gitondo. Ntawabimbwiye, nta n'uwo kubimtegeka. Numvise nshaka kumuhumuriza, ngiye nshinga kuguhumuriza, Imana igakora ibyo ishaka. Ariko ngewe sindi umutera nkunga wa cantege, ngewe sinshiwe guca intege, nshiwe kuvuga ko Imana ibikora. Hanyuma après une semaine, icyumweru kimwe babe bamuhamagaye bati baraguhamagaye jya gusinya ibyangombwa byawe by'amaviza. Ubukwe bwe rero aragenda arakora ubukwe, wo muhungu aragaruka, bakora ubukwe bajya muri Australia yongiyo nyine. Ubwo rero nibwo yambwiro anyandikira ambwira ati muri aho nkumva ranzi witwa nde? Ambwira izina, amazina y'imyaka 10 rero numvaga ntakiyibuka. Agenshi nshaka kuvuga niki cyangwa se imyaka 7, nshaka kuvuga yuko Imana ishobora gufata n'ibintu bimaze iminsi biri kure, byari bagiranye, bisa nk'ibitagikora, ibintu byawe byaratakaye biriyo muri amasengesho, Imana ikabishyira hejuru. Amen. Bamwe mufite ibintu bimaze iminsi bimeze nk'ibirarane, Imana ikabizamura ikabishyira hejuru. Ndashaka ko dusenga rero. Imana ni nziza. Nagiye mbona Imana, ejo nagiye guterura akana k'umudamu witwa Brigitte, yigeze aza hano yigishaga muri Erika, afite imyaka 47, yabyaye umwana wa mbere 47 7. Nagiye gaterura akana, atawe nibuka mukomeza ntago ari ngiye uri kumuha umwana, ariko mbwa nti Imana, nagiye mubwira nti ujye umenya ko Imana igira abantu, umenye ko n'abantu basigaye bashaka kuntu babagabanya, bababanye benshi, urumva ko ifite
ifite abana, hari n'abavuga ati mana umpaye benshi bahe n'abandi. Naye mbwiye nti abo ngabo abantu badashaka kwikoreremo komande, kwibwira Imana mana abantu bafite abana baba basagutse, bamwe ntibabashaka barimbwa barira, twihera kana imuha agahungu keza. Mana we imyaka 40 n'ingahe n'irindwi, ubwo amaze imyaka nka 20 n'ingahe ashatse byaraze, ariko Imana ikarindira ikazabikora igaragaza ko umwana bwayo ari ubwiteka ryose. Amen. Nzi ko rero burije turaza gutaha mu kanya, cyokora bambwiye kutubuza gutanga n'ituro, niko umuyobozi yambwiye, ariko nashaka kuturimba indirimbo ya Zaburi 23 korali Alliance iramfasha. Ako ikintu ningambiriye kubabwira, mujye mushima Imana bitari byemera. Tagira gute tareme umwana nakubaza ngo bimeze gute, Imana ibirimo ati ibirimo, kandi ukuri nubivuga gutya Imana irakomeza bibe muri ubundi birimo. Ako miyo gucika intege, miyo kuko umutima n'ubu utazi uko biza kugenda, n'ubundi ntago bikureba, ariko bwira Imana ngo ubimbereyemo. Turimbiye ndirimbo yo 23 muri ya indi ya Axi dusabe, hanyuma tuyisengeremo, hanyuma namwe ndashaka kubasaba ko mugenda mushimira Imana bitari byemera. Ubwo tugiye gusenga dushimira Imana ibintu bitaremera, tubishime nk'ibyemere. Imana ifata ibihari, ifata ibiriho ikabifata nk'ibitariho. Ndashaka ko dushima Imana ibintu bitaremera, ibintu gisengera biri muri process. Mahaguruka dusenge. Amen. Tugiye kuririmba n'abaririmbyi hanyuma dusenge Imana. Ndashaka kuza kubona abantu bashima Imana, mushimira Imana bitaremera, bya bindi bikiri mu nzira, bijya wabwiye Yesu, bijya n'abandi batazi, bijya uhisha umugore wawe, uhisha abana bawe, ariko bihaye Yesu. Na 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 Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo, anyobora iyo gukiranuka, aho nanyura mu gicucu cy'uruzi, sinzatinya ndi kumwe nawe. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose niriho. Nukuri ineza n'imbabazi bizanyomaho iminsi yose, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iminsi yanjye yose nkiriho. Tugihagaze n'amantangara iyo nkubonye, haleluya, ko bambwiye kandi ijwi ryawe bindutira amajwi yose, n'amarumva n'amantangara
urengeye urengeye ko bambwiye kandi ijwi ryawe Mana ijwi ryawe rindutira yose amajwi yose n'amanumva ibyo ukora byose ni byiza kuko ubikora urukundo ibyo uvuga byose ni ukuri kuko ubivuga nisanze haleluya tangira usenga Imana hari ahantu uri hari ahantu uri neza hari aderese zawe Imana yatubereye uburuhukiro ubuntu bwawe burampagije ndi kumwe nawe ndarutse nisanze ni ukuri urukundo rw'Imana ni uri isi nikwanga ukabona ntibyemera wibuke ko Imana yakubereye uburuhukiro kandi ubuntu bw'Imana yacu bwawe buraduhagije turi kumwe nawe ndi kumwe nawe harutse imirone ndi kumwe nawe turi kumwe nawe Yesu uraturuhura munyemerere mutangire gushima Imana ndi kumwe nawe muyishimire imbaraga igira muyibwire ko ibitaraba ibirimo muyibwire ko iri mu kazi muyibwire ko muzi neza ko ibirimo Imana iri mu ruhande rwawe ku bana bawe ku rugo rwawe ku mubiri wawe no ku migambi yawe zamura ijwi ryawe usenge zamura ijwi ryawe ushima Imana shaka ishimwe kaba ishimwe kora mu ruhago rw'amashimwe subiza amaso inyuma shaka ishimwe ikabakaba ishakisha nisanze mu rukundo rwawe wowe wambereye uburuhukiro wambaniye Mana wambaniye wangiriye neza ubuntu bwawe Mana burampagije Mana buraduhagije turi kumwe nawe gitare we turi kumwe nawe Mana turi kumwe nawe Yesu haleluya twisanze ahari mu rukundo rwawe turi kuduha ibihe nk'ibi ngibi byo kuba imbere yawe gitare kuba imbere yawe Mana abana bawe ukaduha umwanya uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru gisoza Mana kuno kwezi kwa 12 waratubaniye twarakubonye ishyimbo yawe n'inkoni yawe byaraduhumurije haleluya turi kumwe Mana turi kumwe nawe Yesu turi kumwe nawe Mana turi kumwe nawe Yesu turi kumwe nawe Yesu turi kumwe nawe gitare we turi kumwe nawe Mana turi kumwe nawe Yesu turaruhuka gitare turi kumwe nawe Yesu turi kumwe nawe Mana haleluya turi kumwe nawe Yesu Mana turi kumwe turaruhuka iyo turi kumwe nawe uri mu ruhande rwacu iyo tukumva hafi yacu Mana
Mana iyo nkumva imbaraga zawe, iyo numva uri kumwe natwe, uri kumwe n'itorero ryawe, uri kumwe n'abera, turaruhuka, amaganya arashira, dufite uwo tuyabwira, dufite uwo tubishya. Iri ni ishimwe tukuzaniye Mana, niwakira ishimwe ryacu, riguhumurire nk'umubavu, uhumura neza. Ishimwe ry'ababyeyi, ishimwe ry'abamama, ishimwe ry'abapapa, ishimwe ry'abasore, turi kumwe nawe Mana, turaruhuka, turi kumwe nawe Yesu. Mwami, nta bwoba tugira, nta bwoba, watubereye byose, waraturinze guseba, waturinze kwandagara, waturinze ku mazi yifuza, waratwanuye ubwo iseri yatwanitse, Mwami uratwanura, isi yatwanitse, uraturengera, utagira undi murengezi, uritambika kugira ngo tugeze none. Amaboko yawe meze nk'ay'imbogo, niyo warisha abana bawe. Twaguhanya nande Mana, twaguhanya n'iki Yesu, twaguhanya nande Mana, twaguhanya nande Yesu, twaguhanya nande Yesu, twaguhanya nande Yesu, twaguhanya nande Mana, twaguhanya nande Yesu, twaguhanya nande Mana. Niwe Mana yonyine, niwe mutabazi, niwe mugira neza. Isi yose ni yawe, iri mu kiganza cyawe. Ng'amahanga ko uyareba, ubona amahanga ameze ngo nk'igitonyanga mu nyanja. Ng'amahanga uyareba ngo n'ivumbi rifashe ku munzani. Isi yose iri imbere yawe, uyirebera rimwe, haba nijoro haba ku manywa, urebera rimwe isi ukayitegereza, ukayibona. Twisanze mu rukundo rwawe, ubuntu bwawe, watubereye byose. Twaguhanya nande hano Rubavu, uraturinze kandi urakomeje, kandi ntawe ubisaba, nta nama ukoresha, ntawe ubikoma mu nkokora. Ufite ububasha, ufite ubushobozi, ufite imbaraga, uri gushimwa, uri gushyirwa hejuru. Nushimwe Mana, nushimwe Yesu, uri umunyembaraga. Turagushimiye, tuzabana nawe, tuzakugendaho. Mwami, no mu rupfu tuzabana, uzatubera byose. Uri Imana yacu kandi uri umutabazi, uri Imana. Twisanze mu rukundo rwawe Mana, twisanze mu mbaraga zawe. Ndabizi uri mu kazi, ndabizi uri gukora, ndabizi uri gucoma, ndabizi uratetse, ndabizi uri mu gikoni, ndabizi uri muri atoriye, ndabizi ubirimo. Ndakwizeye Mana, ufite icyizere, nzi ko ubirimo neza. Ibintu uhagazemo biremera, ibintu birimo, uri Imana, ubirimo, urimo neza, ubirimo neza, uri mu byacu neza. Nubwo mu nyanja byaba byabuze, imusozi hari ifi, imusozi hari icyokezo. Mwami wanjye, Mwami wacu, Mana agakiza kacu, Mana w'ubutware, Mana y'imbaraga. Twaguhanya nande, twaguhanya nande, twakwitande, twakwitande, twakwitande Mana, twakwitande Mana, twakwitande Mana, twaguhanya nande, ntawe muhwanya. Uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ububasha. Twabonye imbaraga zawe, twongeye gukora kwawe. Twaguhanya nande Mana, twaguhanya nande Yesu, twaguhanya nande Mana, twaguhanya nande Mana, twaguhanya nande Yesu. Tuwakira ishimwe ryawe. Haleluya, sifa ni zako Yesu. Haleluya, haleluya. Wabana yabana nawe, wakwizera kwizera wowe, wakorera akorera wowe, uwahamya yahamya wowe. Ni wowe byose, uburyo bwacu mu biganza. Haleluya. Ababyeyi bari hano urabazi, buri wese uzahataha wamukorera komande ye, buri wese wamukorera komande ye, korera komande ye buri wese hano, komande ya buri wese, komande ijyanye n'urugo rwe, komande ijyanye no kwifuza kwe. Urabishoboye Mana, urabishoboye Mana, urabishoboye Mana. Uri umunyembaraga kandi uri umutware, kandi urashoboye Mana, kandi urashoboye Yesu, kandi urashoboye Mana, kandi urashoboye Mana, kandi urashoboye Mana, kandi urashoboye Mana. Haleluya, haleluya. Turaruhutse, turaruhuka nyakubahwa. Haleluya. Sifari zako Yesu, sifari zako Yesu. Haleluya, haleluya. Zongera kucyo yavuze, zongera naho yambwiye, kuko Imana ataruzi wibeshye. Iyo yivuze biraba, yategeka
gakomera ifite ijambo rya nyuma ijambo rya nyuma haleluya kuri wowe nzogera ku cyo wavuze kandi nzagerana n'Imana yambwiye kuko atari umuntu bitubeshye iyo ivuze biraba yategeka bigakomera niyitanga urubyaro ufite ijambo rya nyuma haleluya bigakomera haleluya ubuzima haleluya isi yuzuye iteye ubwoba n'ibiduca intege umwijima utuma tutareba imbere aho tujya imbere iyo tujya nubwo bimeze bityo nzi neza icyo Imana yamvuzeho kuko ari na jambo Imana ivuga maze ngo rihere isi yuzuye ibiteye ubwoba ibica abantu intege amakuru mabi gusa niyo aba mu isi atera abantu ubwoba umwijima abantu batareba iyo bajya inzira ikabura ariko nubwo bimeze bityo rwose neza ikimana yamvuzeho ntabwo ari umuntu kuko ari na jambo Imana ivuze ngo rihere niyo mpamvu nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye kuko Imana atari umuntu bibeshye haleluya ivuze Imana ntabwo ari umuntu ntabwo Imana ari umuntu Imana ni inyembaraga Imana ni nyamubasha Imana iri mu kazi Imana ibirimo Imana ibikubereyemo kandi Imana ikwitayeho haleluya nzogera ku cyo yavuze nzogera naho yambwiye Imana yacu Imana ntabwo Imana ari umuntu wibeshye haleluya biraba yabwiye Aburahamu biraba yategeka isibaho nayibaho ifite ijambo ubuzima bwacu nzogera ku cyo yavuze nzogera Imana yabwiye naho yambwiye ntabwo ibeshya iyo ivuze yategetse inyanja Mana niwakira amashimwe aguhumurire neza
iri terano Uwiteka ririmo ku nyungu zacu. Uwiteka arimo, Uwiteka ari gutunganya neza, Uwiteka ari gutunganya ibintu bikomeye. Tugufitiye icyizere Mana. Haleluya. Stefani zako Yesu. Ifite ijambo rya nyuma, yavuze ko tubaho kuri njye. Iyo Mana niyo ijambo ryanyu, n'ikitariho irakirema ikagikomeza. Ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe n'Imana. Ifite ijambo rya nyuma ku buzima bwawe n'Imana. Ifite ijambo rya nyuma ku byawe n'Imana. Ifite ijambo rya nyuma ku bana bawe n'Imana. Ifite ijambo rya nyuma ku rugo rwawe n'Imana. Ifite ijambo ryawe ku bitekereza n'Imana. Imana iri mu kazi, Imana ibyibereyemo, Imana ibyicayemo. Ni inyembaraga, ni umutware, ni ufite ubushobozi. Haleluya. Mana y'imbabazi nyinshi, uri Imana idapfa, uri Imana idahinduka. Ni ufite ijambo rya nyuma, ufite ijambo rya nyuma. Mana y'imbabazi, haleluya. Ni ufite ijambo rya nyuma, ni uvuga bikaba. Haleluya, haleluya. Murakoze cyane, mukomere Imana amashyi menshi. Amen, amen, amen. Musube mu myanya yanyu. Imana ni imfura n'inyangamugayo, ntimuzayive imbere, muzagume imbere yayo. Nta handi hameze nk'imbere y'Imana wabona. Twahahuriye nayo, kandi ubuzima bwo mu isi buzarangira, ariko Imana tuzagumana. N'uyu mubiri uzaba uveho, ariko tuzakubona Mukiza. Mana ushimwe. Haleluya, haleluya. Mana tuzabana no nyuma y'ubuzima, kandi muhumure, nifite ijambo rya nyuma kuri wowe. Uteye ubwoba ntibizabura, ariko Imana ibe mu ruhande rwawe. Komerere mu buntu bwawe no mu mbaraga nyinshi Imana itanga, ko twahisemo neza kuba imbere y'Imana. Nta kibiruta, ahantu heza nka hano. Ndashaka kubatangariza ko Imana ibirimo. Imana iri mu kazi, Imana iri mu kazi. N'ubu twicaye hano iri gukora, n'ubwo utabyumva, n'ubwo utabona ikimenyetso, n'ubwo utakumva n'ijwi, n'ubwo utagira n'ubuhanuzi, ariko Imana iri mu kazi. Imana iri mu kazi, Imana ibirimo. Ubwira umuntu, umubwira uti nakubaza ngo bigezeye, umubwira uti Imana ibirimo. Umubwire ngo Imana ibyicayemo. Niyo ihugiye muri ibyo. Bati ko ntayibona, uti nta handi iri, nyine n'ibyirimo, kandi uzabona neza y'Imana. Amen. Twabonye Imana, tuyibona tutazi next, tutazi igikurikira, tutazi ko bucya, tutazi ko makurangira. Nigeze ndwaza abana 3 barwariza icyarimwe, impanga 2 mu bitaro baratwirukana. Umwe Faisal, undi kwa Kanimba, undi hehe. Kibazo n'abazakura barwaye, ariko Imana Imana ndi kurebera aho uri, kurebera uko izakugira. Nimuhumure, Imana iri mu kazi. Naho ubwo nubwo ubona barwaye, Imana iri kubakuza. Wowe ubona barwaye, ubona nabo gupfa, n'abagiye banyu bazagaruka, n'ababananiye bazaza, n'abo wasengeye bazakizwa. Uzabona ineza y'Imana. Imana iri mu kazi. Niyo mpamvu n'abapagani batapfuye, babandi osengera ntibapfuye, Imana igenda ibagaruza neza kugira ngo bagire mu rukundo rw'Imana. Nimuhumure, Imana iri mu ruhande rwacu. Amen. Mu cyumweru cyo gushima Imana, kuko ntituyibeshyera, twabivuga n'abakuru abakomeye bahari,
abakomeye bo ku isi bitwicaye imbere twababwira tuti dufite imana itagihinduka kandi imana ikomeye nubwo isi ifite ibiteye ubwoba n'ibiduca intege ariko nimuhumure imana ni yacu ntawe tujya kuba ku burenganzira bwo kuyisenga nta rekomandasiyo dusaba njyewe ngiye gusenga ntawe naka icyemezo ngo mubwire ngo banza unyandikire usinyire ko imana inyumva imana iranyumva n'umwana muto uzi gusenga ntabwo azagira ubwoba amen tuzagaruka gusenga rero ntabwo turarangiza gusenga turasenga gisenge ntabwo turasenga nawe ko tutarasenga cyo kizagira mubone ibindi bintu mutatekerezaga hari ibintu imana irimo hari ibintu imana irimo muri iri torero mubona bimeze gutyo imana irimo umva yicayemo Yohani Patimo yarazi ko iri kugendagenda no mu itorero ireba ibitagenda ngo ibitunganye aravuga ngo Yohana ngo mwene so musangiye amakuba ngo no kubazwa ibone Kristo Yesu ne ku kigo cy'Ipatimo bambara guhamya ngo nuko ku munsi w'umwami nari mu mwuka ngo ngiye kumva ubujwi rimeze nk'ibyamazi asuma ngo ndebye mpindukiye ngo nukunda mubona ngo arambwira ngo Yohana wirira gupfa ko narapfuye ariko ubundi muzima ngo maze ankura ku bitugu ngarambwira ngo humura mfite urufunguzo muzike mfite imfunguzo harababwiye ko bafite imfunguzo barakubeshye uzifite turamuzi imana ifite iki imfunguzo ikinguye nta muntu ugira gute kinga n'ikindi nta muntu ukingura ubwira abantu ko imana ifite imfunguzo ifite imfunguzo rwose kandi nziza si byiza